Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro n'imigisha bikomoka ku Mana, we bitameze neza kandi niwizera Imana kandi nabwo biri buze kugenda neza. Amakuru nkuzaniye ndakubwira yuko hanini cyane tugiye kwibanda ku makuru ya Kiliziya Gatolika. Ndakubwira yuko umupadiri umwe yaje kugwa mu maguru y'umukobwa, ubwo ndetse kandi yari yamutemberanye muri hoteli. Ndakubwira yuko kandi abantu benshi cyane babifashe nk'imikino, ni inkuru koko zikomeje kugenda zitrendinga ku mbuga nkoranyambaga, aho wayisanga kuri bwiza.com cyangwa se ku gihe.com. Nikaze ku makuru yacu rero, niba ariko bwa mbere duhuye nuko wakanda subscribe hasi aho gato cyane, maze undi ugakanda no kukazogera ukazajya ubana natwe gatanu ku kandi. Ndabasuhuje kandi abari mu mpande enye z'isi ndetse kandi n'abari mu mpande enye z'u Rwanda n'abari ku mugabane w'Uburayi hose, ndabizi neza inyakiramajwi zacu zibageraho neza cyane gatanu ku kandi, by'umwihariko n'abari Canada cyangwa se Congo, Mozambique no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Inkuru yacu rero iragira iti Padiri Joseph Kariuki wari umukiriya w'imena wa hoteli Mona Lisa ndetse kandi yo muri Kenya yapfiriye ku ndaya ye, ubwo ndetse bari mu cyumba yari yakodesheje. Agatanga rero umuyobozi wa polisi mu gace ka Gatanga Lawrence Njeru, nk'uko kandi ikinyamakuru Daily Monitor kibivuga, yatangaje ko uyu mupadiri wayoboraga paruwasi ya Rouen yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa 8 Nyakanga 2023 nyuma yo gutakaza ubwenge. Agatanga rero byemezwa neza yuko aba bapadiri, nk'uko kandi byagiye bitangazwa, byemezwa neza yuko ari itegeko ryari rigiye kuza ry'uko umupadiri ashobora kuzana umugore ndetse nta kibazo kirimo. Binavugwa neza yuko rero i Roma baje kubyanga, batigeze bemeza iri tegeko, nk'uko abapasiteri basanzwe mu yandi madini basanzwe bafite abagore. Ni mu gihe kandi umupadiri umwe yigeze gutanga igitekerezo avuga yuko ku bapadiri ndetse ko nabo bazabagenera isezerano ryo gushyingirwa ndetse kandi bikajya mu buryo neza cyane kandi bagakora inshingano zabo bumva ko nta kibazo bafite. Ni mu gihe kandi Kiliziya Gatolika ihamya yuko umugabo utarigeze ushaka umugore na rimwe ariwe ndetse kandi ugomba kuyobora intama nta kibazo kirimo, nk'uko kandi bisanzwe bigaragarira abantu bose cyangwa se abakirisitu bose. Agatangaro byemezwa neza yuko rero uyu mupolisi ariwe bita Angeru yagize ati umukobwa wakundanaga nawe yavuze ko ari mugenzi we kuri paruwasi ya Rouen. Yabwiye ubuyobozi bwa hoteli ko inshuti ye yataye ubwenge ndetse kandi yashakaga ubufasha bwihuse bwo kumujyana ku bitaro. Agatanga yakomeje rero avuga ati ubuyobozi bwa hoteli bwahamagaye imodoka itwara abarwayi, maze undi Padiri Kariuki wari wambaye ubusa abanza kwambikwa ajyanwa ku bitaro, ndetse kandi ariko abaganga bagaragaje ko yagezeyo yapfuye, nk'uko Angeru yakomeje abisobanura. Umwe mu bakozi bo muri iyi hoteli yatangaje ko uyu musaserdoti yari amaze imyaka 2 ndetse kandi ari umukiriya wabo. Ati yari amaze imyaka 2 ari umukiriya wacu, ati kandi yari umuntu mwiza ugira urukundo kandi yari yarasabye ko tumugirira ibanga. Twese twari tuzi ko tugomba kumufasha, tugomba kumufata kandi yanaduhaga amafaranga meza kubera ko yari afite umufuka ubyimbye. Twari tuzi ko ari padiri ariko ntawe byarebaga. Agatangaro nakubwira ko ari ibintu bikomeje kugenda biba ndetse birebire cyane, aho ndetse abapadiri benshi bakomeje kugenda bavugwaho ibintu byinshi cyane. Bivugwa neza yuko kandi hari undi mupadiri ngo wajyaga afatirana abakirisitu ndetse cyangwa se abaje gushaka ibyemezo, abo bose ngo akagenda abakavanse, ndetse bikanavugwa neza yuko byaje kujya bigenda nabi cyane, abapadiri bagiye bagaragaraho ingeso. Aho ngaho rero byemezwa neza yuko i Roma bagiye bategeka kubajyana ahandi, mu gihe kandi uri undi muntu ukora mu kandi kazi bashobora kukwirukana cyangwa se ugafungwa.
Binavugwa neza yuko rero ayo makuru yagiye akomeza agenda acicikana ndetse kandi bikemezwa neza yuko abapadiri ngo bazashyiraho ingingo ibarengera ndetse kandi bakabasha kuba bazana abagore nk'uko bisanzwe nk'abandi bapasiteri kugira ngo inshingano zabo zijye zajya mu bikorwa. Ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko i Roma mu Butaliyani ibyo ngibyo bidashoboka na gato kuba kandi babihingutsa cyangwa se kuba umupadiri yazana umugore. Ni mu gihe kandi tuzi neza yuko umufurere ashobora kuva mu bufureri akazana umugore nta kibazo gihari. Umupadiri rero urambika ikanzu hasi akarekura inshingano ze agashaka umugore ni 1%, ndetse bivugwa neza yuko mu Rwanda hari uwigize kubikora ariko nta mazina ye mfite neza, ariko byemezwa neza yuko ari uwabikoze avuga yuko inshingano zimunaniye ndetse kandi ko agiye kwizanira umugore. Hagati aho ngaho byemezwa neza yuko rero uwo yarataye koko, ndetse bikavugwa neza yuko ari yagize ubutwari bwo kubivuga kugira ngo arekure ubuyobozi bwiwe neza nta kibazo afite. Hagati aho ngaho muri Kenya rero akaba hakomeje kugenda harangwayo udushya twinshi nk'utwo ngutwo. Bikanavugwa neza yuko rero aba bapadiri bakagombye gushyirirwaho ndetse ngo buvugizi i Roma mu Butaliyani, ndetse kandi bakazajya bazana abagore babishoboye, abatabishoboye bakifata burundu nk'uko Bibiliya ibivuga, ndetse kandi nk'uko ndetse Bibiliya yemeje neza yuko iryo saserodoti ari iry'umuntu umwe, ari urw'umuntu umwe, nta byo kuvuga ngo wenda ngo ni bangahe. Hagati aho ngaho nakubwira ko ari udushya rero tuba twagiye turanga ibyumweru n'ibindi, aho ndetse kandi abantu benshi cyane bakomeje kugenda batanga amakomanteri bavuga yuko ibyo ngibyo ndetse ngo ashobora kuba yari yanyweye inzoga nyinshi cyane, ndetse cyangwa se wenda akaba yari yishimiye igikorwa cyane ku ndunduro nyine bikarangira bityo. Abenshi bakomeje kugenda batanga komanteri bavuga yuko uyu mupadiri ngo byibura wenda ngo ashobora kuba ari Imana yamuhanye, ngo bitewe n'uko yakoraga inshingano zitandukanye n'amasakaramentu yahawe, ngo kandi ntanavuge ko amasakaramentu yamunaniye ngo abashe kuba yazababarirwa icyo cyaha. Hagati aho ngaho nakubwira yuko iyi channel yacu tugiye kujya tubagezaho amagambo atandukanye, ijambo ry'Imana cyane cyane, ndetse kandi n'ibiganiro by'ubuhamya ndetse byagiye bikorerwa gospel. Nakubwira ko ari ya gospel rero muri make cyane, aho ndetse niba wakunze ibiganiro byacu wakanda subscribe hasi aho gato cyane, maze ubundi ukajya ubana natwe gatanu ku kandi, aho ndetse kandi waba ufite ubuhamya bwiza ndetse bwagenewe Imana, waduhereza comment hasi aho gato cyane, tukazana kamera tugakorana ikiganiro neza cyane gatanu ku kandi nta kibazo gihari. Aho ndetse waba ukeneye kuba kandi wabasha gukina filime zakiniwe Imana, aho nabwo kandi waduha comment hasi aho gato cyane, maze ubundi tugakora icyo bita casting, tukareba niba koko bishoboka, niba waba ubishoboye, maze ubundi ugahabwa akazi neza nta kibazo gihari. Ukeneye no kwamamaza kandi ikindi nabwo kandi wabiduha hasi aho gato muri comment, maze ubundi tugakomezanya neza cyane gatanu ku kandi. Reka mbabwire ko ndi kubategurira rero izindi nkuru zigiye zitandukanye za gospel, turi kumwe gatanu ku kandi.